Ya murakoze ubungu turi kwiga Bibiliya. Hano hari ibibazo n'ibisubizo byo muri Bibiliya, ariko turashiraho ni naho twabikuye ibisubizo byagiye biva. Ibi ngibi tumaze iminsi turi kwiga Bible study cyangwa kwiga Bibiliya. Twashaka ko buri muntu wese asome bino bibazo. Turaza gutanga ibisubizo, ariko wowe nyine buri muntu ugiti cyabanza asome yumva uko bimeze, cyane twe dusome yumve ibyo bibazo anabisubize wenyine mbere ko dutanga igisubizo. Hanyuma uze kureba amanota ngahe wabonye cyangwa uko wabitsinze, cyangwa niba utanabitsinze ko turi bushire ibisubizo uraza kureba no muri Bibiliya, usome muri Bibiliya kugira ngo bisobanukirwe neza. Ni byiza cyane ko twiga Bibiliya muri ubu buryo nabwo, kugira ngo ibibazo bimwe na bimwe, hari ibibazo bimwe na bimwe bijya bigorana muri Bibiliya abantu badafite ibisubizo cyangwa bibagoye kubona ibisubizo, ariko ahangaha biradufasha. Ngewe nitwa Paul Ndahigwa, murakoze cyane. Kandi turashikaza abantu bose uko nibamara kubona video uko bayohereza n'abandi, kugira ngo twese twigire Bibiliya hamwe. Reka dutangire ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo igihe Samson yishe abafilisitiya 1000 yakoresheje intwaro ki? Shaka akanya gato cyane tuba dutekereza ku gisubizo kugira ngo twakibonye. Okay, igisubizo yakoreshe igufwa ry'umusaya w'indogobe. Turandika umusaya w'indogobe. Icyo nicyo gisubizo. Niba nawe wasubije gutyo ni byiza cyane, niba utasubije gutyo ubwo tugiye kuguha ahantu usoma n'abantu nubwo wasubije neza. Reka turebe uko biri mu bacamanza. Biri mu gitabo cy'abacamanza niyo tubibone igisubizo cyaho ngaho 15. Okay. Ikibazo cya kabiri baravuga ngo Dawidi yari afite imyaka ingahe igihe yimikwaga nk'umwami wa Isirayeli? Tekeza ku gisubizo. Dawidi yari afite imyaka ingahe igihe yimikwaga nk'umwami wa Isirayeli? Kugira ngo wakibonye, kandi niba utakibonye urebera aha ngaha. Yari afite imyaka 30. Biri muri Samuel wa kabiri. Biri muri Samuel wa kabiri 5:4. Okay. Ikibazo cya gatatu bavuga ngo amazina y'intumwa zabonye Yesu ahindurirwa. Amazina y'intumwa zabonye Yesu ahindurirwa. Tekeza igisubizo ho gatoya. Reka mbaze ntangiye izina rimwe aha ngaha. Petero. Tekeza nawe irya kabiri niba utaribonye reka ryongereho. Yakobo. Tekeza izina rya gatatu niba utaribonye reka turyandike aha ngaha. Yohana. Ese ibyo byanditswe he? Ushobora gusoma muri Matayo, ahantu henshi byanditswe, ariko twandike Matayo 17 rimwe kugeza kuri 2. Kabiri yanditswe neza aho ngaho. Rimwe 2. Cyangwa ushobora kubibona muri Mariko 9 ibice 2. Okay. Ikibazo cya kane kiravuga ngo i Damasiko ninde wahumuwe na Ananias?
ninde wahumuwe na Ananiyasi? Ikibazo cya kane. I Damasiko ninde wahumuwe na Ananiyasi? Ni Sawuli w'i Taruso. Nicyo gisubizo icyo ngicyo. Ngira ngo namwe nicyo mwabonye icyo ngicyo. I Taruso. Biri mu byakozwe n'intumwa. Hano biri mu byakozwe n'intumwa. So mu byakozwe n'intumwa, niba twakwandika mu byakozwe n'intumwa byose cyangwa turekera aho ngaho gusa 9:17. Ibyakozwe n'intumwa biragaragara ko ari ibyakozwe n'intumwa ukageza kuri 18. Ikibazo cya gatanu nicyo tugezeho ubu ngubu. Ikibazo cya gatanu baravuga ngo ni irihe jambo rya nyuma Yesu, irihe jambo rya nyuma rya Yesu riri mu isezerano rishya? Irihe jambo rya nyuma rya Yesu riri mu isezerano rishya? Okay, igisubizo mwakibonye cyangwa niba utakibonye reka tugishyira aha ngaha dufatikanye twese. Aravuga ngo ye ndaza vuba. Ndaza vuba. Ibi ngibi bikaba biri muri ibi bikaba biri mu byahishuwe 20. Ibyahishuwe ibyahishuwe 22 nako 20. Ikibazo cya gatandatu twihuse vuba vuba. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ni gute Sawuli yitaga abakristo? Ni gute Sawuli yitaga abakristo? Tubitekerezeho gato. Igisubizo ravuga ngo yabitaga abantu b'inzira ya Yesu. Sawuli yabitaga abantu b'inzira ya Yesu. Niko Sawuli yabitaga gutyo. Mu byakozwe n'intumwa 9:2. Ibyakozwe 9:2. Okay. Turi gukora vuba vuba turebe ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi nicyo tugezeho. Bavuga ngo ninde wabatije abantu benshi, Yesu cyangwa Yohana mubatiza? Igisubizo reka tugitekerezeho masegonda make. Igiye kwandika ko ari Yohana mubatiza. Senga twimukira ngaha gatoya. Yohana mubatiza. Mubatiza. Ahanga biri muri Yohana 4:2. Yohana 4:2. Ahanga ntabwo twabitindaho cyane ko ariko nidusoma iri jambo niho turi bisobanukirwe neza. Ntabwo tubisobanura cyane ko twabisobanuriye muri Bible study cyangwa twiga Bibiliya, ariko aho ngaho niho byanditswe. Usibye ko Yesu, niyo mpamvu tari vuga turi kuvuga ntabwo tubisobanura cyane, ariko Yesu yabatije benshi niko bandika muri Bibiliya, ariko ntabwo yabatizaga intumwa ze nizo zabatizaga. Ariko Yohana mubatiza yarabatizaga, ariko Yesu baravuga Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe yabatije benshi, ariko ntabwo yabatizaga n'intumwa zabatizaga. Ikibazo cya munani cyo tugezeho.
ninde wahishe abatasi ba Yoshuwa umwami w'Iyeriko? Ninde wabahishe? Igisubizo wakibonye, niba utakibonye turafatikanya ko gushaka igisubizo ni uwitwa Rahabu. Rahabu. Aho ngaho biri muri Yoshuwa 2:1-4. Yoshuwa 2:1-4. Ahangaha naho umuntu afite ko yabisobanura cyane, ariko ntabwo ari ngombwa ko buri muntu aza gusoma aho ngaho. Turebe ari gute byagenze na Rahabu arinde, kuko birafasha kugira ngo umuntu amenye Bibiliya. Si ukuvuga ngo ni Rahabu gusa, banza umenye Rahabu ninde kwanza. Ako usomye muri Bibiliya aho ngaho ushobora kumenya uko bimeze. Ikibazo cya 9 baravuga ngo Mose yapfuye afite imyaka 120. Ninde wamushinguye mu kibaya cya Mowabu? Segonda umwanya muto kugira ngo tubone igisubizo. Uwiteka. Igisubizo ni Uwiteka. Uwiteka niwe wamushinguye. Byanditswe mu Gutegeka kwa 2:34-6. 2 cyangwa Gutegeka, tubyandike neza ahangaha. Gutegeka kwa 2:34-6. Okay. Ikibazo cya 10. Ni imyaka ingahe Abanyayisiraheli babaye mu buretwa muri Egiputa cyangwa Egiputa? Mwanya muto kugira ngo dushake igisubizo. Twakibonye igisubizo, niba utakibonye reka tuguhe igisubizo ahangaha kandi tukwereke naho wabona muri Bibiliya. Igisubizo nuko bamaze imyaka 130. Bamaze imyaka 400. Please. 430. Bamaze imyaka 430. Hareba bamwe bavuga ngo ni imyaka 400 yonyine, ariko ni imyaka 430. Twabisoma mu Kuva 12:40 kugeza kuri 41. Okay. Ikibazo cya 11 kiravuga ngo ninde mugore umwe gusa uvugwa mu rwandiko Paulo yandikiye Filemoni? Ninde mugore umwe? Reka tubitekerezeho umwanya mutoya. Niba wabibonye ni byiza, niba utabibonye reka tuguhe igisubizo. Hano baravuga ngo ni Afiya, niko Bibiliya ivuga. Afiya. Mukristo w'Ikorosi. Kandi bikaba biri muri Filemoni 2. Filemoni 2. Niyo twabibona aho ngaho muri Filemoni 2. Ikibazo cya nyuma kuri bino bibazo 12 twari dufite ahangaha baravuga ngo ninde wari ise wa Yohana Mubatiza? Ninde wari ise wa Yohana Mubatiza? Igisubizo reka tugitekerezeho umwanya mutoya. Okay. Yitwaga Zakariya. Ise wa Yohana Mubatiza yitwaga Zakariya. Ni muri Luka 3. Luka 3:2. Niyo twabona ibyo ngibyo. Murakoze cyane, tumaze
kureba ibibazo 12, undi munsi tuzongera turebe ibindi bibazo bigera kuri 12, tuzakomeza mu bibazo gutya ko ibibazo ni byinshi cyane, ariko ubu nawe ni uburyo bwiza cyane bwo kugira ngo abantu bige Bibiliya, birafasha cyane. Uramutse ugiye usoma ibi ngibi byagufasha kugira ngo umenye, kuko usomye ntabwo wasoma ibi byonyine, wasoma n'ibindi biri munsi n'ibiri hejuru, byose bikagufasha kugira ngo ushobore gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana cyane. Iyi ni ibibazo 12 byonyine dutangiriyeho, tuzakomeza ikindi gihe tuzafata ibindi bibazo 12, tuzakomeza gutyo kugeza ubwo tuzajya dusobanukirwa n'ibibazo byinshi cyane bijya bibazwa muri Bibiliya.